ejo niba twari kumwe ejo bagarutse uyu munsi. God bless you so much. Ejo nabaganije ukuntu abarundi tubakunda cyane mu Rwanda. Nabaganije ukuntu Imana yabakoresheje abaririmbyi b'abarundi n'abarundikazi kugira ngo mu Rwanda tujye kureka Imana. Indirimbo zari twaraziririmba amaragiye zicuranga mu rusengero hose izo twakoreshaga cyane. Haleluya. Uyu munsi benshi turana turirimbira Imana kubera bamwe muri mwebwe bakwisiye. Haleluya. Barazirimbaga n'ubu turacyaziririmba nyinshi cyane. Bwana sifiwe. Imana niyo inamesiza Guys, nongeye kugoreza ikaze kuri The Truth Inside. Nkwifuriza amahoro n'imigisha uherereye waba uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Aziya no muri Europe, no muri East Africa no muri Africa hose. Nongeye rero kukwifuriza ineza mbone no kugushimira wowe wakoze subscribe kuri channel yacu kuri The Truth Inside. Naragushimira cyane, Imana ikomeze kuguha kuko wakoze ibikomeye, watweretse umutima w'urukundo, utwereka ko udushigikiye uri kumwe natwe. Mboneho no gusaba nawe uwatchinga cyangwa se ureba zimwe mu ma showbiz tukugezaho video ziba ziri imbere yawe, utarakora subscribe ukande ahanditse subscribe kugira ngo ujye uhita wakira bimwe mu ibiganiro twita tukugezaho guys. Mboneho kongera kugusaba rero iyo urebye video yacu ujye usiga n'ubutumwa hasi, comment hasi ureba handitse comment udusigira ubutumwa, unadusigira like ndetse unakoresha ku nshuti zawe. Ahanga rero ni kuri The Truth Inside, channel ya mbere iguhereza umwimerere wa showbiz utigeze wumva amatwi yawe hirya no hino. Nongeye rero kuguhereza ikaze mu kiganiro cyacu iyi showbiz nshaka kugira ngo ugezeho kabisa, dore ko yakomeje gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Umusore cyangwa se umwe mu bagabo bamenyekanye cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza ariwe bita MBONYI Mwijoro yakoze ibitangaza bikomeye cyane, dore ko abarundi ku munsi wa kabiri w'igitaramo nk'uko nakomeje kubibabwira ko yari afite ibitaramo bibiri mu Bujumbura, yakoze ibikomeye cyane atuma abantu bose amaboko ajya hejuru, dore ko ibintu byari umuriro. Uyu ni umwe mu basore rero bakunzwe n'abantu benshi cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza, dore ko ibihugu byose yagiye abizenguruka, usibye no ku mugabane wa Afrika no ku mugabane w'Iburayi, yagiye agaragaza kabisa ko ashoboye kandi ko yambaye imbaraga z'Imana. Uyu mugabo rero ubwo yakoze amateka muri Big Arena mu Rwanda, yujuje iriya Big Arena, dore ko bitakorwa n'abantu benshi cyane. Muribuka ko dore ku munsi w'ejo bundi kuri tariki ya mbere ku gitaramo cya East African Party, dore ko hari abahanzi benshi cyane, ariko uburyo byari bigaragara muri Big Arena ntago ariko byari bimeze no kuri MBONYI. Murabyibuka ko hari hakubise huzuye abantu baje ari benshi guys, benshi ku buryo udashaka kubyumva. Ni nawe muntu wa mbere bahise avuga ati MBONYI akoze amateka atarakorwa n'undi muntu kuza Big Arena. Dore noneho no mu bitaramo by'i Burundi yakoze ibikomeye, abantu baratanga bavuga ati iyi ntago ari performance, dore ko hari mu mpera z'umwaka, dore no matariki ya mbere z'ukwezi kwa 2023 ubwo MBONYI mbere yuko akora igitaramo cya nyuma kizatuma ava mu Bujumbura, yababwiye yuko azasiga basigiye agashya. Ari namwe mu magambo yavugiye ku rubyiniro abwira abarundi, twebwe turabakunda cyane, niyo mpamvu ndi hano naje kubataramira. Numva yuko nubwo nasubira mu Rwanda kabisa, dore ko turi umwe, ndagiye ariko nubwo ndi burangize igitaramo nzongera ngaruke twongere dutaramane. Ni abarundi mwanyakiriye neza, mwanyeretse umutima w'urukundo, mwitabira igitaramo, munyereka ko turi kumwe, mwishimira uburyo n'abakore na performance. Ibintu amagambo menshi yaherekeje bimwe muri iki gitaramo yakoze, abarundi nabyo baravuga ati
natwe turagukunda, niyo mpamvu turi hano, niyo mpamvu waratunejeje mu gitaramo cya mbere, ntago twari gusiba no kutagaruka mu gitaramo cya kabiri, dore ko mwabyumviye byababaje ngo ati abo twari turi kumwe ejo hashize bongeye bakagaruka ni bande. Itabona aho kuririmba ya ndirimbo nziza cyane, bose abantu bose bahitamo induru zijya hejuru ngo Imana niyo buhungiro, abantu bose bahita bumva yuko hari ikintu kigiye kuba, hari ikintu kigiye kwita gihinduka. Rero niwe Israel mbonye ukomeje gukomera amateka hirya no hino. Guys, niki washira mu butumwa hasi ushaka kubwira uno mwana w'umusore kabisa wumva yuko ubuzima bwe bwose yabuhariye kuririmbira Imana cyangwa se kuramya Imana no kuyihimbaza, niki wamubwira n'ubuhe butumwa washira hasi kuri Israel Mbonyi yani kuri The Truth Inside? Rero nakubwira ati rero na wundi ni wa musore wanyariwe Bahati Chris nk'ibisanzwe ukugezaho showbiz nkuko uwo bikeneye. Reka noneho nanjye nguhereze umwanya maze wihere ijisho uburyo mu gitaramo byari bimeze, nkubwira ati rero keep in touch kuri The Truth Inside, nuka ugira hujya kabisa dusigira ubutumwa hasi kugira ngo tujye dukomeza kubana nawe, dore ko iyo dushize ikiganiro cyangwa imwe muri showbiz irimo kugenda ivugwa hanze no hirya no hino, ubundi igomba kwita kugeraho nk'umwanya nkakugombye. Reka wihere ijisho rero, nanjye ubwo turaza gusubira muri showbiz ya mukanya gato, dore ko nanjye turi kumwe.